Njyewe ndi Pasiteri Nsengimana Sylvester. Nkuko bisanzwe tuba tuje kuvuga ijambo ry'Imana, tuba tuje kuvuga amagambo ahumuriza imitima ashingiye ku ijambo ry'Imana. Ariko reka tubanze dusenge. Uwiteka Mana, ndagushimiye yuko wongeye kutuzana hano kugira ngo tuvuge ijambo ry'Imana, kandi ntabwo ari twebwe turivuga ahubwo niwe utuvugiramo. Rero Mana ikomeye, ndasengera aba bantu baduteze amatwi, kandi aho bari hose, baba bari mu rugo, bari mu nzira, mu modoka, aho baba bari hose, kugira ngo iri jambo ryawe rigende ribafate ku mitima, ribagirire neza, ribahindure. Kandi Mana ikomeye, nituza guhimbaza izina ryawe hagize igikoretse muri iri jambo. Urakoze kumvishe gusenga kwanyu mu izina rya Yesu, amen. Nshuti bavandimwe, rero uyu munsi dufite umutwe w'inyigisho uvuga ngo Imana Nyiri Juru Niyo izatubashisha. Imana Nyiri Juru Niyo izatubashisha. Uyu mutwe uvuye w'inyigisho uvuye mu gitabo cya Nehemiya. Nehemiya igice cya 2 umurongo wa 20. Ariko iyo usomye kiriya gice cya mbere ukageza ku cya 2, tubona Nehemiya ari mu bunyage i Babylon, aho bari baranyazwe bakamara imyaka hafi 70 bari mu bunyage kubera ibyaha ubwoko bw'Imana bw'Abisirayeli bwakoze. Ariko aza kumva inkuru yuko inkike z'i Yerusalemu zasenyutse ari umusaka. Icyo gihe Nehemiya yari umuntu ari we ushinzwe kumugaburira, ariko uwo munsi umwami abona ku maso ya Nehemiya ntabwo yishimye. Aza kumubaza ati, Nehemiya, ufite ikibazo ki? Aramubwira ko tumbona ubabaye, mbona utishimye, hari ikibazo ufite. Aramubwira ati, nakwishima nte? Inzu y'iwacu yarabaye umusaka, amatongo y'iwacu yarabaye umusaka. Urabisoma mu gice cya Nehemiya cya 2 ndetse n'icya mbere, urabona akababaro Nehemiya yari afite. Ako kababaro rero nta kindi kamwinjije mu gusenga. Asenga Imana Nyiri Juru, atangira kwiyiriza ubusa, aratakamba ababaye, ndetse yihana ibyaha bya bene wabo. Nuko Imana iza kumwumva, imushyiraho igikundiro. Ikizeho igikundiro, umwami aramubaza ati, se nagufasha iki? Ati, mwami, umpaye uruhushya nkagenda nkajya gusana inkike z'iwacu, ukampa n'uruhushya rwo kugira ngo ndushyire bariya abantu bashinzwe ikibira, bakampa ibiti byo gusana inkike z'i Yerusalemu. Urumva rero, kubera gusenga, kubera kujya imbere y'Imana, ubundi ntiyakabaye ahabwa urwo ruhushya, ubundi ntiyakabaye yemerwa nk'umucakara. Ariko kubera ko yari ariho igikundiro cy'Imana kivuye mu gushaka Imana no gusenga no kwitakambira, yagize igikundire kuri uwo mwami wamuyoboraga, aza kumuha uruhushya. Reka nkubwire muntu nyumva, no kuvuga ngo hari ibintu utashobora gukora ku giti cyawe keretse ukuboko k'Uwiteka kukuriho. Hari ibintu washobora kugerageza gukora bikanga, ariko wajya imbere y'Imana, ukuboko k'Uwiteka kukakujyaho, igikundiro cy'Imana kikakujyaho, aho wajya hose ukemerwa, kubera yuko ubwiza bw'Imana buba bugukikije, ubwiza bw'Imana buba buri hejuru yawe. Niyo mpamvu Nehemiya yageze aharemerwa. Ahangaha urumva rero umutwe w'ijambo uravuga ngo Imana Nyiri Juru Niyo izatubashisha. Ahangaha yasubizaga abantu bari barimo bamuca intege igihe yaragiye kubaka. Nuko koko yahawe icyemezo, ahabwa n'uruhushya, aragenda agerayo,
azenguruka ayo matongo areba ukuntu yasenyutse, ariko abantu bitwa abacantege barimo Sanibalati w'umuhoni, Tobiya umugaragu w'umwamoni, Geshemu w'umwarabu bari bahari bakora ibintu bigera kuri 4. Icyambere, babonye aje gusana inkike y'i Yerusalemu, babonaga yuko atari ibintu byoroshye, babonaga yuko mbese bitashoboka, barabanje baramuseka. Uyu munsi wa none hariho ibintu biguseka, hariho ibintu biba birimo kuguseka, mbese bikagukwena, bivuga ngo ibyo bintu urimo ntiwabishobora. Baramusetse, baravuga bati ibyo bintu ntabwo byashoboka wowe Nehemiya. Icya kabiri, baramushinyagurira. Icya gatatu, baramugaya. Ubwo ngubwo urabisoma hariya muri Nehemiya igice cya 2:10, aho hose abo bantu babacantege barimo Sanibalati, Tobiya umugaragu w'umwamoni, Geshemu, abo bose bari abantu babacantege, bacaga intege kugira ngo Nehemiya atajya gukora umurimo wo gusana inkike zasenyutse. Icya kane, bamushyiraho iterabwoba, baravuga bati umwami nabyumva ntabwo aza kukwemerera, ariko biyibagiza yuko Nehemiya ariho igikundiro cy'Imana. Iyo uriho igikundiro cy'Imana, ibyo bintu byose by'urucantege ntabwo byashobora kuguca intege, ahubwo ikintu bibwira uti Imana nyiri juru niza iza kumbashisha. Kuko niko yabashubije, yarabwiye ati mwebwe murimo kunca intege, mwebwe murimo kumbuza yuko nasana inkike zasenyutse, ariko abasubiza ijambo rivuga ngo njyewe Imana nyiri juru, Imana nyiri juru niyo iza kutubashisha tugasana inkike y'i Yerusalemu. Hari ahandi dusoma mu isezerano rishya, Yohana, ubutumwa bwa Yohana igice cya 15 umurongo wa 5, naho haravuga ngo ntacyo mushobora gukora mutamfite. Uwo ni Yesu wabivuga, ntacyo mushobora gukora mutamfite. Nshuti muvandimwe, ntacyo ushobora gukora udafite Imana, ntacyo ushobora gukora Imana itagushoboresheje. Ariko nawe uyu munsi ndashaka kubwira yuko ntacyo ushobora gukora udafite Imana, ntacyo ushobora gukora Imana itagushoboresheje, nanjye ntacyo nakora Imana itanshoboresheje. Imana ihabwe icyubahiro. Rero icyo gihe agiye gusenga, asenze, asaba Imana, yihana ibyaha bya bene wabo byatumye bajya mu bunyage, Imana yamushyizeho igikundiro. Noneho Nehemiya aragenda asanga abantu bari iyo ngiyo barasigaye i Buyuda, arababwira, atangira kubakomeza, atangira kubabwira ubuhamya, atangira kubabwira yuko umwami yamuhaye uruhushya rwo kuza kubaka inkike. Bombishije ubwo buhamya rero, ubwo yuko umwami yamwemereye bitewe nuko ukuboko kwiza kw'Imana kwari kuri we, nabo basubizwamo imbaraga, kuko nabo bari baracitse intege, basubizwamo imbaraga, bafatanya nawe kugira ngo basane inkike z'i Yerusalemu. Nshuti muvandimwe, reka nkubwire, hari ibintu birimo kuguca intege uyu munsi, hari ibintu birimo kuguhinyuza, bihinyuza ubuzima bwawe, biguca intege, ukareba hirya ukareba hino ugasanga ntacyo wageraho, ukareba ejo hazaza ukabona ntacyo uzageraho, ukaba warangije amashuri akazi ntako ufite, ukareba kuri konti nta mafaranga ufite, ukizenguruka ugasanga nta ejo hawe hazaza. Ibyo bintu bikaza kuguca intege, ariko ndashaka kugira ngo nkubwire yuko hamwe n'Imana washobora gutsinda ibyo bintu. Hamwe n'Imana ushobora kugera kuri icyo kintu wifuza kugeraho. Hamwe n'Imana ushobora kubona akazi, hamwe n'Imana ushobora kubona
ushobora kwishyura iryo deni ryakunaniye hamwe n'Imana. Ushobora gushaka urugo, ukubaka urugo utitaye kuri ibyo biguhinyuza, utitaye kuri iyo myaka ikurenganye, utitaye ko nta n'ubushobozi ufite bwo kuba wakora mariage, utitaye kuri ibyo byose, ariko hamwe n'Imana wabishobora. Urabona abo bantu bamucaga intege bamwereka koko bitashoboka, kandi koko mu buryo bufatika hari ibintu by'ibishingwe byasenyutse, amatafari. Tekereza inzu yasenyutse kugira ngo uzongere uyizamure, ni ikintu gikomeye, ni ibintu bitwara amafaranga menshi, ariko kubera yuko ukuboko kw'Imana nyiri ijuru kwari hejuru ya Nehemiya, yagize imbaraga zo mu mutima, arahagarara abwira abo bantu bamuca intege, arababwira ati Imana nyiri ijuru niyo izatubashisha tukubaka uru rusengero. Naho wabwira ibyo bintu biguhinyuza ukabibwira ngo Imana nyiri ijuru niyo izambashisha gukora ubu bukwe, Imana nyiri ijuru niyo izanshoboza kwishyurira ideni, Imana nyiri ijuru niyo izanshoboza gucuruza nkunguka, Imana nyiri ijuru niyo izanshoboza kwiga nkarangiza amashuri nubwo amafaranga ya minervari yaba atarimo kuboneka. Haleluya! Icyo kintu kikuri imbere kiguhinyuza kimeze nk'abo bantu ba Sanibalati, ba Tobiya, ba Geshemu, ariko ndashaka kukubwira yuko Imana niyo yakubashisha. Izeru Imana, izere Yesu. Urabona bari mu bunyage i Babyloni badafite ibyiringiro yuko bazanasubirayo, bamara imyaka 70. Bari baracitse intege nkuko nawe ucitse intege, bumvaga nta herezo y'ibyo bintu, ubwo bubata. Nawe hari igihe nawe ushobora kuba uri mu bintu ukabona nta herezo yabyo. Nawe ushobora kuba uri mu kibazo ukavuga uti iki kibazo nta herezo ryacyo. Ushobora kuba ufite ikibazo kikumereye nabi ukavuga uti sinzi iherezo ryacyo. Kenshi na kenshi umuntu udafite ibyiringiro yuko icyo kibazo kizarangira, hari igihe asoza yiyahuye, yikuyeho ubuzima. Ariko uyu munsi wa none ndashaka kubwira ngo haracyariho ibyiringiro yuko igiti nubwo cyatemwa cyakongera kigasubira butoto, kikongera kikamera, kikavamo igiti kizima. Haracyari ibyiringiro yuko Imana yagutabara. Haleluya! Haracyari ibyiringiro yuko Imana yagusubiza mu buzima bwiza. Imana nyiri ijuru niyo yakubashisha gutsinda ibyo bigeragezo urimo. Imana nyiri ijuru niyo yakemura icyo kibazo kikumereye nabi. Wagerageje kubwira bene wanyu barananirwa, ubwira inshuti zirananirwa kuko nazo ntabwo zari zifite ubwo bushobozi bwo kugufasha, ubwira abavandimwe barananirwa, ariko icyananiye abana b'abantu Imana iragishobora. Haleluya! Icyananiye abana b'abantu Imana yo ntabwo yananirwa kugikemura. Imana nyiri ijuru niyo yakemura icyo kibazo, Imana nyiri ijuru niyo yakubashisha. Ariko icyo Imana igukeneyeho ni ikintu kimwe. Muri Isaya 5:9 havuga ngo dore ukuboko kw'Imana ntikwaheze, ukuboko k'Uwiteka ntabwo kwaheze kugira ngo ibe itagutabara, ariko ngo ibyaha byacu nibyo byatumye itwima n'amatwi, itwima itadutabara, kubera yuko ntabwo Imana igisubiza amasengesho y'abanyabyaha keretse wa wundi wihaniye. Wowe iyo witunganyije ukajya imbere y'Imana ukumva hagati yawe n'Imana nta kibazo mufitanye, urasenga Imana ikagusubiza, urasenga ikagutabara, ngo ntabaza ndagutabara, ngo hishurire ibihishwe utamenya. Haleluya! Iyo utabaje Imana ufite umutima wejejwe, nta mutima wo gucira urubanza, ukayitabaza ufite kwizera, Imana ibangukira kugutabara. Dawidi aza gutanga ubuhamya muri Zaburi 3:25 ati dore nari umusore ngewe Dawidi, ariko ndashaje, ariko sinari nabona umukiranutsi aretswe n'urubyaro rwe ngo rusabirize ibyo kurya. Ubwo n'ubuhamya Dawidi yatangaga agaragariza abantu bashobora kuba bacitse intege, bashobora kuba babivamo bavuga ngo nta Mana iriho. Ariko nanjye uyu munsi ndagutangariza yuko
Imana ntabwo igitererana bayo, Imana ntabwo yareka abakiranutsi bayo, iyo uyitabaje iragutabara, ntabwo umukiranutsi yarekwa. Urumva rero Nehemiya yarahagarariye ubwoko bw'Isirayeli, ubwoko bwatoranijwe n'Imana, kandi aho byaturutse nuko mu gihe Abisirayeli bagomeraga Imana bakava mu mategeko y'Imana bagasenga ibigirwamana, Imana yabatezaga abanzi babo. Uko niko byagenze kuri buriya bwoko 10 bw'Abisirayeli bwo mu majyaruguru bwanyazwe n'abantu b'Abasiriya, bajyanwa mu bunyage. Hashize indi myaka nk'ijana bariya b'ubwoko bw'Abayuda n'Ababenjamini nabo bagomera Uwiteka, nabo bajyanwa mu bunyage i Babyloni. Ariko mu gihe bakomezaga batakira Imana, basubira mu murongo w'Imana, bongera kubaha amategeko y'Imana, Imana yarongeraga ikabibuka, ikongera igashyiraho gahunda y'uko yabatabara. Ubwo nukuvuga ngo bageze i Babyloni hashize imyaka 70, Imana yohereje abahanuzi bakajya babahumuriza, bababwira amagambo, babigisha abo ngabo ba Yesaya, ba Nehemiya, abo bose. Ayo magufwa yumye yagaragazaga uko nta byiringiro bari bafite yuko bashobora gusubira iwabo. Ibyo bintu ubona byenda gupfa bishobora gusubiramo ubuzima. Iyo ndwara imeze gutya, ubona nta muti, yarabuze umuti, waragiye kwa muganga bikananirana, bamwe bakajya no mu bapfumu bikananirana. Indwara zananiye abaganga bo muri iyi si zijya zivurwa n'Imana yonyine, kuko n'ubundi Imana niba yararemye umubiri, niba yararemye utwo dukoko, niba izi utwo dukoko uko duteye, rero ifite ubushobozi bwo kwica utwo dukoko ikagukiza ukaba muzima. Turashimira n'abaganga Imana barahaye ubwenge, ariko hari aho abaganga ubwenge bwa kimuntu bugarukira. Aho ubwenge bw'umuntu bugarukiye niho ubwenge bw'Imana butangira, kuko Imana yo ifite ubwenge buhambaye, imenya n'ibiri kuzimu, imenya n'ibiri mu mwijima. Twebwe ubwenge bw'abantu bugeraho bugarukira, ko ubwenge bw'Imana ntibugeraho bugarukira. Niyo mpamvu tuvuga ngo hari indwara zikizwa n'Imana gusa, kandi hari ibibazo binanira abantu bigakemurwa n'Imana, ngo Imana Nyiri Juru niyo izatubashisha. Ayo ni amagambo Nehemiya yabwiraga ba bantu bamucaga intege, bari abantu batatu, Sanibalati, Tobiya na Geshemu, bari barimo kumuca intege, bavuga yuko adashobora kurangiza uriya mushinga wo gusana inkike za Yerusalemu. Arababwira ati, ibyo muvuga ntabwo mubizi, Imana yacu Nyiri Juru niyo izatubashisha. Naho uyu munsi gira imbaraga, gira kwizera, ubwira ibyo bintu biguhinyuza, ubwira uti Imana yanjye Nyiri Juru niyo izambashisha gukemura iki kibazo. Keretse ufite gushidikanya, ariko wizeye Imana ukayikiranukira, ugahagarara mu kwizera, ugahagarara mu ijambo ryayo, ukavuga uti Dawidi yari umusore none arashaje, ariko ntarabona umukiranutsi aretswe, dore nanjye ndagerageza gukiranuka, nanjye ntabara. Uzahagarara muri iryo jambo, Imana nawe izagutabara, izagukemurira icyo kibazo kikurembeje. Imana yagiriye neza abandi, nawe yakugirira neza. Imana yatabaye abandi, nawe yagutabara. Imana yatabaye Dawidi, nawe yagutabara. Imana yatabaye Moridekayi benda Hamani yenda kumwica, nawe yagutabara. Imana yatabaye buriya bwoko bw'Isirayeli bwenda kurimburwa na Hamani, nawe yagutabara. Imana yatabaye Hana, yarabuze urubyaro, Imana ikaza kumuha urubyaro nyuma y'igihe kirekire, nawe yaruguha. Haleluya. Imana yarwaniriye Dawidi agatsinda Goliyati w'igihanganye, nawe yagutsindira izo ntambara zikurembeje, yagutsindira ibyo bintu bikurwanya, yagutsindira izo ntambara. Imana yazuye Lazaro, ishobora kuzura ibyawe byapfuye. Turabona Lazaro yaje gupfa, yari inshuti ya Yesu,
n'abashiki be bari inshuti ya Yesu, ararwara araremba. Yesu ntabwo yigeze aza kumusura. Tekereza, urarwaye, inshuti yawe ntije kugusura, urarembye kandi abizi kurembye ntiyaje kugusura, urapfuye ntaje no mu kiriyo. Ubwo urumva ko hari ibitekerezo bibi muri abo bavandimwe ba Lazaro. Ariko Yesu babimubwiye asa nk'aho abyirengagijeho gato, ntiyajyayo, ndetse no mu rupfu ntiyajyayo, baramushyingura hashize iminsi 4 ajyayo. Ariko ikibazo cyo kwa Lazaro n'urupfu rwa Lazaro no kumara iminsi 4 yashyinguwe, yashaka kugira ngo agaragaze imbaraga z'Imana, yashaka kugira ngo agaragaze yuko ibyananiye abana b'abantu Imana ari ibishobora. Haleluya. Yararetse arapfa, yararetse ararwara, arareka araremba. Yari afite ubushobozi bwo kumukiza kuko yagiye akiza indwara nyinshi. Hari benshi yagiye akiza indwara nyinshi, yagiye yirukana abadayimoni mu bantu, akiza indwara nyinshi. Ariko kuri case ya Lazaro yaramwihoreye, ararwara araremba, aza no gupfa. Hari n'abandi yazuye, ariko areka Lazaro kugira ngo apfe, kugira ngo ba bantu bafite gushidikanya baze kwizera Kristo. Nyuma y'iminsi 4 yaranutse, agera ku gituro, arahamagara ngo Lazaro arazuka. Ibyo bintu rero byapfuye dawe, ibyo bintu byapfuye, Imana nyiri ijuru ishobora kubizura. Iyo mishinga yapfuye, Imana nyiri ijuru ishobora kuyizura. Ibyo bibazo bikurembeje, Imana ishobora kubikemura. Haleluya. Turi muri iyi si ifite ibibazo byinshi, turi muri iyi si ifite ibibazo bitakemurwa n'amafaranga, kuko abantu bose bafite amafaranga siko bakemura ibibazo byabo. Hariho abafite amafaranga, hariho n'abatayafite, ariko hari ibibazo bidakemurwa n'amafaranga, ahubwo bikemurwa n'imbaraga z'Imana. Hari indwara ziba zarananiranye zidashobora kuvurwa n'ubushobozi bw'umuntu aba afite, ahubwo keretse Imana ikijije izo ndwara. Hari indwara zitajya zikira, ariko zakizwa n'Imana, n'imbaraga z'Imana. Uyu munsi wa none rero ndagira ngo umenye yuko hari imbaraga z'Imana ziri hejuru y'ibibazo ufite. Wikwiheba ngo uvuge ngo ingewe ibibazo ngo bigiye kunyica, oya, ahubwo komera umutima, gira imbaraga z'umutima, ukomere, wizere Imana. Turabona Hana yari afite ibibazo bibiri. Yari afite ubwo bugumba, ariko akagira na mukeba we umutoteza, umushinga ibikwasi, umubwira amagambo amukomeretsa umutima. Ariko ikintu yakoze, yaravuze ati, reka njye mu maso y'Uwiteka, njye mu nzu y'Imana, nyitakire nyiririre. Ntabwo yagiye kurira abana b'abantu, nta nabo yari afite hafi aho. Aragenda ajya mu nzu y'Imana, arayiririra. Imana yumva gutaka kwa Hana. Muri icyo gihe ngo ijambo ry'Imana ryari ingume, nta bahanuzi bari bakiriho, n'uriya mutambyi yarashaje atakerekwa. Ubwo urukundo Imana rero yari ikeneye n'umutambyi, yari ikeneye undi mutambyi uzasimbura Eli, kuko n'abana be bo yari afite ntabwo bitwaraga neza. Bajyaga mu nzu y'Imana bagakora ibintu byangwa n'Uwiteka. Ni ukuvuga ngo ntabwo Imana yigeze yishimira umuryango kwa Eli, w'umutambyi Eli. Ubwo urumva ko Imana yari ikeneye umutambyi. Uwo mugore witwa Hana afite ako kababaro, ajya imbere y'Imana arasenga, ariko Imana nayo ko yari ikeneye umutambyi uzasimbura Eli. Ikibazo cya Hana gihura n'ubushake bw'Imana, aragenda arasama, aza kubyara umwana Samuel. Icyo kibazo cyawe cyufite, Imana yagikemura. Ngo iyo dusenze tugasenga iryo sengesho, ariko tukabona icyo kintu dusengera kiri mu bushake bw'Imana, tujye twizera yuko icyo kintu mu gihe cy'Imana iragisubiza, mu gihe cy'Imana isubiza icyo kibazo.
ntabwo ubushake bw'Imana ari ukubabaza abantu bayo, ntabwo ubushake bw'Imana ari ukugira ngo abantu b'Imana barware, ntabwo ubushake bw'Imana ari ukugira ngo abantu b'Imana bakene, ahubwo Satani niwe uteza ibibazo. Ngo Satani yaje kwica no kurimbura no kumaraho, ariko Yesu we yazanywe no gutanga ubugingo, kandi ubugingo buhoraho. Uyu munsi wa none izere Imana, izere Yesu, mwakire mu mutima wawe, abo Umwami n'Umukiza wawe akuyobore, ayobore ibitekerezo byawe, ayobore amarangamutima yawe, ayobore ubugingo bwawe, yinjire mu mutima, yicare mu bugingo bwawe, akuyobore, ayobore amahitamo yawe. Mu mutima w'umwana w'umuntu habamo icyicaro kimwe, icyo cyicaro kiticawemo na Satani, kicarwamo n'Imana. Aho niho haba intambara, byo bita spiritual warfare, aho intambara y'umwuka izira, aho umuntu udakijijwe kugira ngo azakizwe, kugira ngo azakire Umwami Yesu Kristo, haba habayeho intambara ikomeye yo mu mwuka. Aho niho umuntu akizwa, ibyari bibi bikamuvamo, hakicara ubundi ubwami bwa Satani bukamuvamo, hakinjira ubwami bw'Imana. Kuko ubwami bw'Imana ngo nubwo gukiranuka, nubwo amahoro, nubwo ibyishimo muri Kristo Yesu. Iyo ubwami bw'Imana bwinjiye mu mutima w'umuntu, agaragaza indangagaciro z'abana b'Imana, agaragaza gukiranuka, agaragaza amahoro yo mu mutima, agaragaza n'ibyishimo. Amahoro y'umutima ntabwo bivuze yuko nta ntambara ziba zihari, ahubwo amahoro nyamahoro ni cya gihe ushobora gushikama ugahora useka, ukamwenyura, ubuzima bugakomeza, ndetse n'ubwo waba uri mu ntambara, ndetse n'ubwo waba uri mu bintu bikomeye. Ayo niyo mahoro tuvuga nyamahoro. Amahoro ntibivuze yuko nta ntambara ziba ziriho, ahubwo amahoro ni igihe ukomeza ubuzima wishimye muri Kristo Yesu, ari kuri hagati y'intambara. Izo mbaraga z'umutima nta wundi uzitanga, ni Kristo Yesu. Ngo Imana nyiri Juru ni izatubashisha gukomeza urugendo. Imana nyiri Juru ni izadubashisha gukomeza kubaho mu gihe cy'ubuzima bugoye, bw'ibura ry'amafaranga, y'ibura ry'akazi. Imana nyiri Juru ni izakubashisha kubaho mu gihe utari wabona ako kazi. Imana nyiri Juru ni izakubashisha kugira ngo business yawe ukomeze ucuruze ntuzahombe. Imana nyiri Juru ni izakubashisha muri ako kazi ufite, muri ibyo bibazo ufite mu kazi, muri izo ngorane ufite mu kazi. Imana nyiri Juru ni izakubashisha. Imana nyiri Juru ni izakubashisha kubaka urwo rugo rwenda kukunanira. Imana nyiri Juru ni izatuma ubana n'umugabo wawe amahoro. Haleluya. Rero abo bagabo bacaga intege Nehemiya, ariko Imana ishimwe yageze aho yubaka i Yerusalemu, asa n'inkike, arayisoza, ndetse aranababwira ati mwebwe nta n'umurage mufite muri uyu mushinga. Ibyo bintu rero biguteye ubwoba, ibyo bintu biguhinyuza, ibyo bintu bituma udatera imbere, ibyo bintu bigutera ubwoba, ibyo bintu biguseka, ibyo bintu bigushinyagurira, ibyo bintu bikugayira mu mutima, ibigutera ubwoba byose bituma utatera intambwe ngo ukomeze mu rugendo rujya mu ijuru. Ibyo bintu ni biva kwa Satani. Ariko Imana yo ishyiraho umurongo, ikaguha ijambo ry'Imana riciye mu bakozi b'Imana, riguhumuriza, rikakubwira ngo komera ushikame, Imana nyiri Juru niza kubashisha. No muri Yohana 15 bavuga ngo ntacyo mushobora gukora mutafite. Imana ni itanga ubugingo, Imana ni itanga amahoro. Imana ni hari n'ahandi bavuga ngo Uwiteka iyo atarinze umudugudu, abarinzi barindira ubusa. Iyo Uwiteka tubatse umudugudu, abubatsi bubakira ubusa. Ni ukuvuga ngo Imana itari mu buzima bwacu, itari mu mibereho yacu, itari mu byo dukora, ntacyo twageraho. Ariko kuko tuba twizeye yuko turi kumwe n'Imana, turashikama no mu ntambara, Imana ikaturwanirira, ikadukomeza. Twaba twacitse intege, ikadukomeza. Muri Daniel 11
32 aho bavuga ngo abazi Imana yabo bazakomera bakore iby'ubutwari. Abo bazi Imana yabo ni bande? Abo ni babandi babonye ukuboko kw'Imana, babonye Imana ibatabara, babonye basenga barasubizwa, babonye barwara Imana irabakiza, babonye ari abashomeri babona akazi, babonye ari abakene Imana ibakura muri ubwo bukene, babonye bafite amadeni menshi mu mabanka Imana irabishyura. Abo bagatanga ubuhamya akavuga ati abazi Imana yabo bazakomera. Gukomera niki? Bafite ubwo buhamya, bagakomera mu mutima, bakabwira n'abantu bati twabonye Imana idutabara. Wowe ufite ikibazo uyu munsi, gerageza wibuke iby'Imana yigeze kugukorera mu myaka yashize. Gerageza wibuke ibibazo Imana yigeze igukuramo, noneho ushingire kuri ubwo buhamya, ubwire Satani, ndetse nawe wibwire uvuga uti ya Mana yamfashije cyagiye, ya Mana yankoreye cya kintu cyari gikomeye, niyo Mana ikiriho uyu munsi yakongera ikamfasha. Kuko ijambo ry'Imana riravuga mu Baheburayo ngo Yesu ko yarari ejo niko ariho uyu munsi, kandi niko azahora iteka ryose, ntajya ahinduka. Imbaraga z'Imana ntizijya zihinduka. Abantu barahinduka ariko Imana yo ntihinduka. Haleluya. Iyo ufite rero ko kwizera, uhora uri umutsinzi, uhora uri mu buzima bunesha, uhora wumva nta cyaguhangara, ufite ubudahangarwa. Nehemiya rero kubera yuko yagize icyo kibazo, agira ku gahinda yuko urusengero rwabo barushenye, bari mu bunyage, ndetse n'abariya basigayeyo bari mu buzima bubi, byamuteye agahinda. Hari ibintu rero, iyo ibintu bikubanye bibi, ugaterwa n'amakuba, ukagira ibibazo byinshi, ntabwo ari igihe cyo kujya kuririra abana b'abantu cyangwa ngo ujye ku musozi uboroge, ahubwo icyo ni igihe cyawe cyo kugenda ukajya gutakira Uwiteka, ukinjira mu masengesho nk'uko Nehemiya nawe yinjiye muri ayo masengesho atakira Uwiteka nyiri ijuru. Noneho Imana ituma umwami amugiraho igikundiro, umwami aramukunda, ndetse ibyakabaye bibi bibazo biroroha cyane ngo umwami arabimwemerera. Abitewe n'iki? Nuko ukuboko kwiza kw'Imana kwari kuri Nehemiya. Nawe nusenga ukashaka Imana, ukava mu byaha, ukareka kwishingikiza ku bidafite umumaro, ku ijambo ry'Imana rivuga ngo havumwe abiringira abana b'abantu, ndetse biringira amaboko yabo, ngo noneho imitima yabo ikava ku Uwiteka. N'uwiringira Uwiteka, amaso ukayakura ku bana b'abantu, amaso ukayakura ku bumenyi ufite, ukayakura ku byo umenyerewe. Ukuboko kwiza kw'Imana kuzaba kuri wowe. Ibyo uzakora byose bizakubera byiza, uzajya ubona umugisha, uzajya ubona imiryango igufungukira, ndetse uzatsinda ibigeragezo byose byo Satani n'ibishuko byo Satani yagushyira imbere. Haleluya. Turabona na Yosefu rero. Yosefu nawe yagiye ahura n'ibibazo, tumubona agurishijwe mu gihugu cy'amahanga cyo muri Egiputa, agezeyo ahuye n'ibigeragezo, ariko kuko ukuboko k'Uwiteka kwari kumuriho, yaje kugirirwa neza. Noneho feva y'Imana, igikundiro cy'Imana kimujyaho, aratonatona ku bwami, bamushinga imirimo ikomeye, ahinduka umuntu nka minisitiri w'intebe, kandi mu gihugu cy'amahanga. Ni ukuvuga ngo nawe iyo ushatse Imana, iyo wegereye Imana, ukuboko k'Uwiteka kukubaho, ariko wiyejeje ushatse kugendera mu nzira z'Imana. Urabona n'aba bantu bari mu bunyage, aribo ba Nehemiya, bo bajyanywe mu bunyage n'ibyaha bari barakoze, bari baragomeye Uwiteka, batangiye gusenga ibigirwamana, bari mu Uwiteka. Iyo wimuye Uwiteka, ubufunguye imiryango y'abadayimoni, y'abanzi batoteza ubuzima bwawe. Ariko iyo ugerageje ugakurikiza
iby'Imana ishaka ugakiranuka, Imana nayo ibana nawe. Satani rero iyo yicaye mu mutima w'umwana w'umuntu amuyobora mu nzira z'ibyaha, amuyobora mu gukiranirwa, amuyobora mu nzangano, amuyobora mu bintu bibi, amuyobora mu byaha byose bibaho. Iyi niyo mpamvu tuba tuvuga ubutumwa bw'Imana, kugira ngo ijambo ry'Imana nirijya mu mutima w'umwana w'umuntu, nirijya mu mutima rikinjira, rirajyamo rihindura ibintu, rikureho ibyo bintu byose, ryoze, kuko ijambo ry'Imana niryo kweza imitima yacu, rigakuramo ibyaha byose. Noneho ijambo ry'Imana iyo ryinjiye rikuraho ubwami bwa Satani, kuko ijambo ry'Imana ngo ni inkota. Turabona Yesu ageragezwa na Satani muri Matayo igice cya 4, ambwira ati niba uri umwana w'Imana, niba uri umwana w'Imana, dore urashonje, ntiwahindura aya mabuye ukahindura umutsima ukarya. Yesu aravuga ati biranditswe ngo umuntu ntatungwa n'ibyo kurya gusa, ahubwo atungwa n'ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana ritanga ubugingo. Ijambo ry'Imana ryinjira mu mutima w'umwana w'umuntu, rikinjira mu bugingo, rikinjira noneho rikava mu mwuka, rigahinguka mu bugingo, aho umuntu afata ibyemezo. Noneho bya byemezo wafashe bivuye mu bugingo bigatuma ufata ibyemezo bijyanye n'ubushake bw'Imana, bigafata ibyemezo bikujyana mu bintu byiza, ukabona urakora ibintu ariko biturutse bivuye mu mutima wafashe icyemezo kijyanye n'ubushake bw'Imana. Bivuze ngo ijambo ry'Imana, imbaraga z'ijambo ry'Imana turibonera mu bikorwa ukora. Ririnjira rigahindura, ririnjira rikakubwira ngo ubusinzi n'ubusambanyi ni ibintu bishobora gusenya urugo rwawe, ukaritekerezaho rikaguhindura. Wajya kubona ukabona wahinduye imikorere, imico yahindutse, ugasanga noneho urataha kare, ntukinywa inzoga, ntugitukana mu rugo rwawe, ukabana na madamu wawe amahoro, n'amafaranga akaba arabonetse, yayandi wanyweraga akaba agiye mu n'indi mishinga, abana bakiga. Urumva hari igikorwa, ijambo ry'Imana rikagaragaza umusaruro, ariko rirabanza rikajya mu mutima, rigahindura ibintu. Urumva rero ijambo ry'Imana ni imbaraga, rifite imbaraga, ririnjira rigasenya ibintu, rigakuraho ibintu bibi, rikinjizamo ibintu byiza. Haleluya! Iryo ni ijambo rero ry'Imana. Ijambo ry'Imana rivugirwa hano niryo rihindura ibintu. Ariko Satani we yinjiza mu matwi yacu amagambo y'urucantege ahagarariye bari abantu. Nukuvuga ngo bari abagabo batatu, Sanibalat, Tobiya, Geshemu, bari intumwa za Satani, kuko bo bavugaga amagambo y'incamugongo, amagambo y'urucantege, amagambo atari meza, ari negative. Ariko ijambo ry'Imana iyo ryinjiye mu mutima w'umuntu, ntabwo ari ijambo rimusenya, ahubwo ni ijambo ryubaka. Amagambo y'Imana arubaka, amagambo y'Imana arahumuriza, amagambo y'Imana azana imibereho, azana impinduka nziza. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga muri Yesu ajya kujya mu ijuru, yahaye intumwa ze inshingano zikomeye, Great Commission. Avuga ati nuko mujye mu mahanga yose, muvuga ubutumwa, mwigisha abantu kwitondera amategeko yanjye, ngo dore nzaba ndi kumwe nawe. Ni inshingano z'abakozi b'Imana kugira ngo bakore ibyo gukiranuka, kuko iyo abaturage b'igihugu baye benshi, ariko ubwami bw'Imana bwo buje gukemura ibyo bibazo, buje gutuma abantu baba abaturage beza, abaturage badasinda, abaturage batiba, abaturage batera imbere. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana ni ryiza, ni ijambo ry'Imana rituma haza imibereho myiza, kandi ubwami bw'Imana ubwo buzana ubugingo. Ariko Satani we azana amagambo arimbura, yica, atuma abantu basubira inyuma, bakajya mu bukene, ndetse bagasoza barimbuka. Haleluya! Yewe rero umuntu unyumva, akira ijambo ry'Imana,
kandi humura, nubwo waba uri muri ibyo bibazo urimo, ijambo ry'Imana twumvishe rivuga ngo Imana nyiri ijuru yaremye ijuru n'isi, niyo izakubashisha, niyo izatubashisha, niyo izabashisha abanyarwanda gukemura ibibazo byabo, niyo izatubashisha kuva muri ibi bintu by'ubukene, niyo izabashisha mwebwe rubyiruko mudafite akazi mukabona akazi, niyo izakubashisha wowe ufite business yananiranye ukunguka. Ni ukuvuga ngo Imana itari mu byawe ntacyo wageraho, kuko ari ijambo ry'Imana muri Yohana 15 haravuga ngo ntacyo mushobora gukora mutamfite. Erega n'ubuzima bwacu buri mu biganza by'Uwiteka. Imana niyo yatuzanye kuri iyi si, kandi iyo yategetse ko tuva kuri iyi si tuvaho. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwacu buri mu biganza by'Uwiteka. Umunyabwenge rero mu biganza byawe, unyobora uko ushaka. Iyo ukoze ibyo ugira amahoro, iyo ukoze ibyo ugira amahoro. Umuntu wiringiye Uwiteka ngo ameze nk'umusozi wa Siyoni utashobora kunyeganyezwa. Turabona handi Yesu yarari kumwe n'intumwa ze bari mu bwato, bari mu nyanja, haza kuza umuraba mwinshi cyane. Umuraba mwinshi bagira ubwoba, ariko we Yesu ngo yari yisinziriye ntacyo abyitayeho, kubera yuko nta bwoba yari afite. Niwe wari wararemye ijuru n'isi, kandi nta bwoba yari afite. Hanyuma bigishwa baravuga bati, bagira ubwoba cyane, baramukangura bati, nta mwami, ntabwo witaye yuko tugiye kugira ibibazo. Arakanguka, arambura ukuboko hejuru y'uwo umuraba uratuza, ariko arabacyati, nzahereza he kubana n'abantu batagira kwizera. Iyo Yesu ibintu abirimo, iyo Yesu ari muri uwo muraba, arawuturisha. Iyo Yesu ari mu kibazo cyawe kivaho, iyo Yesu ari muri izo business zawe zirunguka, iyo Yesu ari mu rugo rwawe rugira amahoro nta mvururu, iyo Yesu ari mu mutima wawe aguha amahoro n'ituze, agukuramo akajagari, agaguha mbese kumva ufite amahoro mu mutima. Mu Byahishuwe 3:20 haravuga ngo, dore ndi ku rugi rw'umutima wawe ndakomanga, nunkingurira nzinjira dusangire. Yesu muri aka kanya arakomanga, agira ngo yinjire mu mutima wawe, yewe muntu nyumva, kugira ngo niba udafite amahoro yinjire mu mutima aguha amahoro, kuko ni umwami w'amahoro. Ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimunsange ndabaruhura. Ni ukuvuga ngo yewe uruhijwe n'ibibazo by'iyi si, uruhijwe n'imibereho, uruhijwe n'indwara, Yesu muhungireho, kuko niwe buhungiro. Ushobora guhungira kuri bene wanyu ntibagire icyo bakumarira, ku mwana wawe, ku babyeyi ntibagire icyo bakumarira, ariko nuhungira kuri Yesu Kristo azagutabara, agusubize, aguha ubuzima, agukemura ibibazo, aguhumurize. Imana ishoboye byose. Humura rero, we kwiheba, we kumva isi kurangiranye, haracyari ibyiringiro. Bwira ibyo bintu biguhinyuza, ubibwire ngo Imana nyiri ijuru niyo izambashisha kugira ngo mve muri ibi bibazo. Yemwe mwa bintu binseka mwiseka, Imana nyiri ijuru niyo izambashisha, nubwo nagwa nzabyuka. Rero muri aka kanya mugire ibihe byiza, mukomeze kumva iri jambo, muritekerezeho, kandi nzi neza yuko Imana twizeye nawe uyizere iraza gukemura icyo kibazo cyawe, kandi Imana nyiri ijuru niyo izakubashisha kurangiza icyo kibazo cyawe urimo, niyo izakubashisha gukira indwara ufite, niyo izakubashisha no guhagarara ushikamye mu bigeragezo. Imana ibagirire neza. Shalom.